ndongenda gusuhuje nkwifurije kugira ibihe byiza nanone urabizi already mba nditse kugira nkomeze ndebe n'ibiki biri kuvugwa byacitse hano ku muhanda ariko n'amakuru agezweho yose imyidagaduro mba nditayari mba ndi gukora buri kimwe cyose kugira ngo amakuru atandukanye nkomenya kugezaho 5 kuri 5 nzanye story itangaje n'umukobwa yije telefone y'umugabo mu kwiba telefone y'umugabo aza kwisanga nta gitsina na kimwe afite ku buryo iyo ugerageje no kubaza abaturanyi be kubivuga biragorana muvande ni ibintu bigorana ku rwego nanjye ntabasha gusobanura utagira ngo ni kure ni hano mu Rwanda i Kigali umukobwa yibye telefone n'uwo baryamanye hanyuma uwo baryamanye igitsina cye gihita kibura abaturage bose bagize ubwoba ngo wayikaze muri ikiganiro nizere ko kandi wanogewe n'ibindi tugenda tuguha ngaho kora subscribe niyo nkunga ya mbere ngaho reka twumve story nyikugezeho Warasirutse TV yihe n'abandi bakoresha subscribe mu karere ka Gasabo nta yindi nkuru irimo kuvuga uretse inkuru y'umukobwa Igioza Angelique nkuko yabyivugiye igitsina cye cyaburiye irengero ku buryo ahantu igitsina gore kiba giteye hari umubiri usanzwe mbese nta gitsina kigaragaza ko ari umukobwa cyangwa ari undi muntu ariko abantu basanzwe bazi yuko ari umukobwa bamwe bavuga yuko asanzwe akora umwuga w'uburaya ikindi bakavuga bati se bishoboka gute ko umuntu yabura igitsina cye burundu ni ikintu cyakomeje kwibazwaho kirabura ubwo umunyamakuru rero yahagiraga hari ikivunge cy'abantu benshi bahuruye ariko yageragezaga kubabaza ibyabaye bari bagize ubwoba ku buryo batashaka kubivugaho cyane ab'igitsina gore barangagwa n'ubwoba bwinshi buri muntu wese umunyamakuru yegeraga ngo agire icyo amubaza yarahungaga ubona yabuze uburyo yavugamo ibyo bintu gusa kera kabaye baje kumugeza ahari haryamye uwo mukobwa uvuga ko igitsina cye cyaburiwe irengero asanga aryamye mu buriri yitwikiriye ishuka y'umweru ku buryo yagaragaraga mu maso gusa honyine ubwo bamubazaga niba koko ibiri kuvugwa hanze n'abaturage ko yaba yaryamanye n'umugabo akamwiba telefone maze igitsina cye kikabura uyu mukobwa yahakanye avuga ko atari ko bimeze ahubwo ko ari indwara zaje nawe mu buryo atazi gusa ubwo batsimbararaga kumubaza niba ibiri kuvugwa ari ukuri niko we yakomezaga avuga ko ibintu atari byo ahubwo ari uburwayi bwaje butunguranye ku buryo nawe bwo atabizi umunyamakuru bamaze kumakana yasubiye aho abaturage bari ariko noneho abagabo bo batangira kumuganiriza aho havuye umugabo akavuga ko umukobwa yamwiboneye n'amaso ye ko igitsina cye cyaburiwe irengero burundu ku buryo amaze iminsi 3 atajya mu bwiro ndetse ikindi uwo mukobwa akaba anatwite ikintu ko gikomeye iki kintu kirakomeye pe kirakomeye ntabwo iki kintu wakiyumvisha aka kanya umwe mu bayobozi bayobora uyu mudugudu yagize atangira kugira ikiganiro n'umunyamakuru avuga ko imibereho myiza akomeza anavuga ko ibyabaye batari babizi ariko bahamagaye mu gihe gishize aribwo bahageze bakabona ibyo ngibyo nabo babwiwe umuyobozi avuga ko batapfa kwemeza ko ari amarozi ahubwo batumije imodoka imujyana kwa muganga abandi bati baramutse bamujyanye kwa muganga akaza kugira ikibazo se ntago byo byaza kuba ari amakuru atari meza kuko ibintu nk'ibi byo kurogana abaganga batajya babivura ahubwo bashobora kugerageza uburyo bwabo umuntu agahita abura ubuzima bamwe bavuga yuko yibye telefone uwo baryamanye hanyuma uwo baryamanye nawe agahita amutwara igitsina mana yanjye ibi bintu uko bikomeye birakomeye pe birakomeye dushyira muri comments twandikira utubwire uri kubyumva gute wowe mana we umukobwa amaze kuryama n'uwo mugabo ngo wamuroze yamwibye telefone uwo mugabo ngo yayimusaba umukobwa akamubwira ko ntayo umugabo akamubwira ko agiye kwigendera kandi akaza kubyicuza
ariko ubu nabwo ni ubugome. Umuntu uko mwahuye mugahuza n'imibiri yanyu, telefone koko. Umukobwa yari amaze kwikiriza umugabo, yafashe utwe aragenda asiga umukobwa aho, ariko uko uwo mugabo agera kure niko igitsina cy'uwo mukobwa cyatangiye kugenda kibyimba kugeza ubwo cyaje kubura burundu. Ni ibintu wakumva ukumva ntabwo byumvikana neza, ndetse n'umunyamakuru yakomeje guhakana ko ibyo bintu atari byo, kugeza ubwo imodoka yo gutwara uwo mukobwa ijyana kwa muganga yazaga. Abaturage bamwe b'abayobozi bahise bajya kumuterura aho yari aryamye, bagenda bamujyana mu modoka isanzwe bari bazanye ngo bamujyane kwa muganga. Gusa nibwo abantu babashije kwibonera neza ibyo abaturage bavuga ko ari byo, kuko wa mugabo wari wabwiye umunyamakuru ko ari byo ariko bimeze we akabihakana. Yagarutse amubaza niba atabyiboneye, umunyamakuru abura icyo asubiza kuko yari yumiwe. Aha, reka ngushimire bakunzi banjye, muri kunyereka urukundo, byanejeje kunyereka urukundo.